umwanya tugiye kujya muri ya segment ya Meet Me Tonight mbanza ngasobanura Gen Z. Ubundi Gen Z ni iki? Gen Z Comedy Show ni platform y'abanyarwenya bashya bakizamuka, numva iryo jambo ritavugitse neza, y'abanyarwenya bashya aho baza bakagaragaza impano nuko bashoboye. Mwabihaye amashyi. Ariko si ibyo gusa, tugiramo n'iki na segment yo kuganira, tuba dufite umutumirwa buri show. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Tugiye kwakira umutumirwa wacu. He is a singer, songwriter, radio presenter. Ladies and gentlemen, put your hands together for Andy Bumuntu. Amashyi menshi cyane kuri Andy. Comment ça va mon frère Simon? Hey, urumva? Ngiye niga twigaga ngo mon frère Simon, numvaga abantu bose bitwa ba Simon. Simon Etombe ndanabyibuka. Simon Etombe abantu bize ku bigo biri mu murenge nabumvishe. Andi Bumuntu bimeze biti? Ndamaro mumeze neza. Urashima Imana? Mwongeye amashyi mwana. Numwe mu basore bakeya byatari urakaza bakabanza bakagira gutya ngo bro. Yo mpamvu naje nayiziritse. Wana waje wayiziritse. Sasa hari research nakoze ndayirangiza ngo naresherishe. Ndangije resherishe ndabiparika nkora ibintu bijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'iperereza, za gusanga Kiss FM yivaho aba boss bakoze inama baravuga ngo mushaka umuntu ufite dread. Uriya mutipe yari afite coiffe nk'iy'abadeperi, turashaka dread. None icyo gihe haza Gentil Deo arababeshya ngo agiye gutereka umusatsi ngazasuka mu minsi iri imbere. Gentil Deo amara amezi baravuga ati Gentil umusatsi uzamera kweli, ntabwo urogosha umusatsi wanze kuza. Boss aravuga ati Gentil gende. Haje Andi Bumuntu baramufata, mwabibonye? Nanjye njya kwaka akazi barandeba ati umva rero nkubwire wewe unazishyize iwanyu bakwirukana. Iwanyu ni mu pasteur ntago dread zakwakirwa hano. Mbabwiye petit frère nako mon frère Simon Rusine ase bro ufite dread wagiye kuri Kiss FM ku ikintu bakeneye ari dread. Agezeyo baramufata, mwabihaye amashyi kweli. Bose bafite dread. Andi umeze neza? Meze neza cyane. Urabona iyi show imeze gute se? Iyi show nayikunze cyane duherukana. Iragoye ntago ari nka za zindi zanyu ngo abantu mukurikiye Kiss FM mutamubona, dore abantu badukurikiye ngaho. Ngaho muherereye noneho mu Rwanda aba radio presenter batandukanye n'aba YouTuber. Aba YouTuber bo baheraho umugati wawo uva. Ba Sandrine n'abandi Bumuntu na Barusine batangira ngo abantu bari mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba uburengerazuba bakavuga abantu babumva. Ariko kuri YouTube ujya kumva ngo abantu badukurikiye ngo bari muri Australia, ngo abantu bo muri Amerika, ngo Europe muri rusange, ngo nabari mu Rwanda. Bari mu Rwanda ariko bahereye Australia. Buri muntu atagetinga market ye. Ndakwakira muri Meet Me Tonight. Urakoze cyane. Andi Bumuntu ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, banza wicara uruhuka. Andi Bumuntu amaze iminsi adasinzira abantu mumukurikira. Najyaga mbona Andi Bumuntu saa sita z'ijoro arimo ariruka mu mihanda ya Kigali, ariko utuye he? Ariko hagati aho wari muritegura iki? Wari kwitegura iki? Ngewe ndakiza ariko abantu ntabwo bamenye kuki wararaga ari amajoro. Twe turi kwitegura marato yari maze iminsi bari kwitegura, bagomba kuyikora ku itariki ya 11 icyumweru cyashize. Ubwo rero imyiteguro yatangiye kuva kera, harashize iminsi nitegura, ariko byose byavuye ku kwisezerano nagiranye n'inshuti yanjye YB. Ubwo twari turi kumwe duhanaga challenge, ndamubwira nti washobora kwichallenge kuri activity physical, nawe arambwira ati nawe uzichallenge kugira ngo ntere courage. Namubwira ntutangire ujye muri gym, nanjye nzakora marato. Ubwo hari imbere yuko yitaba Imana. Ubwo rero nyuma yaho ni nayo mpamvu nagomba kuri keeping. Niyo mpamvu wanambaye t-shirt yanditseho YB. Yego. Awana ngewe burana ndi kwibaza nyine impamvu uyu mutipe ngewe mpora mpanga sport. Najya kuzikora nkibuka ko nejo. Ubuzwa n'iki? Ikintu kimbuza urumva hari ikintu bita imbogamizi muri rusange. Twararebye dusanga hari ijambo mu Gifaransa umuzungu yavuze ngo burya muri Bibiliya iyo usomye uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, hari ahantu handitse ngo umunyabyaha aziruka. none se ureka kwirukanka ngo utitwe umunyabyaha. Urumva ngiye nibyo mba nakoze nabuze aho mbishyira.
none najya kongeraho n'ibyo kwiruka nta kinyirukansa ngasanga ni danje. Ariko hagati aho siporo n'ubuzima, siporo ni nziza, mukore siporo kandi mwibuke ko RBC iri hano, mutanga n'amaraso. Uriya muntu wayuye muri show yanjye we hagati aho ndi umuntu uri artiste twigiraho byinshi, uri umunyamakuru, uri umuhanzi, ni activity nyinshi ukora. Ese ni hano hari abajene benshi bafite impano zitandukanye cyangwa se bafite dreams zitandukanye irenze imwe. Hari igihe njya mbwira abagenzi banjye, hari igihe wumva inama udakeneye ikakwicira vision yawe. Wowe ubihuza gute ibyo bintu? Radio presenter, songwriter, artist, unaririmba, ni gute ibyo bintu nyine ubijera? Ni nakazi gatandukanye. Ubana nabyo gute? Jewe nizera ko umuntu ashobora ibintu byinshi cyane, ashobora kuba wakora ikintu kimwe ariko nanone biterwa n'icyo wifuza. Buriya ubuzima ni nk'isoko, ushobora kujya guhaha icyo ushaka, ushobora kuba ugiye guhaha ikintu kimwe ariko nanone ushobora kuvuga uti ndashaka iki n'iki, ariko icyangombwa no kumenya ko buri kintu cyose gifite ikiguzi. Nkiri mutoya hari ijambo nyogokuru yakundaga kumbwira, ambwira ngo ubuzima ni nk'ibumba, wowe ukaba umubumbyi, buvamo rero icyo ububumbyemo. Ubwo rero nizera ko umuntu ashobora kuba yagera ku bintu byinshi iyo abishyizemo imbaraga. Ubwo rero gufatanya ubuhanzi, itangazamakuru n'ibindi, amasaha 28 ni menshi cyane, ushobora kuba yakoramo ikintu gikomeye. Wowe niba umunota umwe ni igihe gikomeye cyane. Hari umuntu uvuga ngo umunsi uratinda ariko umwaka urihuta. Ubwo rero iyo ubonye 2020, 2021, 2022 uko umwaka uri kugenda wirukanka, ugiye uyigabanyamo igihe gitoya, ushobora kuba hari ibintu byinshi wageraho ukoresha igihe cyawe neza. So rero nizera ko anytime cyane kuri Andi. Ahubwo Andi nk'umuhanzi bivuze iki kuri wowe kuba umuvugizi w'abaturage? Ubu umuvugizi w'abaturage iyo uze abaturage ugomba kumenya abaturage kuko nawe uri umuturage. Mbere na mbere urashaka kubavugira iki? Ese icyo ngicyo ushaka kubavugira, impamvu ukeneye kukibavugira nuko wenda hari aho ugera bo batagera. Rero ntekereza ko ni inshingano, kandi iyo ubashije kugira icyo ubagezaho bo, it's one of the good things. Uba ufite inshingano cyane zo kuba umuyobozi runaka. Umuyobozi rero ni umuntu wemera guhara amajoro ye, ibyo ashaka, kugira ngo abamukurikiye cyangwa se abifuza kugendana nawe bagira icyo bageraho. Urakoze cyane. Hanyuma Andi, ukorana na Sandrine Sheja na Rusine Patrick, biba bimeze gute iyo muri gutegura akazi, cyangwa se ni iki wigira kuri buri umwe? Ni abantu batandukanye, biba bimeze bite nyine iyo muri gutegura nka team, ndetse ni ikihe kintu wigira kuri buri umwe muri abo bantu babiri? Ndabasuje kwanza. Se Rusine ari? Rusine we ntago yakwegera stage ari comptoir. Ahari nari ngatanga. Ikintu cya mbere mbyigiraho nuko ni team nziza, numva mwabampera amashyi, ni amashyi menshi cyane. It's really one of the good teams. Ni team nziza cyane, ni abantu bakunda teamwork, ni abantu bitanga cyane. Ari amasaha ntabwo aba yoroshye, kandi uriya mwuga ni umwuga ugomba gutanga cyane. Waba se wabyutse nta mbaraga, waba wabyutse unaniwe, waba wabyutse wishimye, ugomba kuba uri ready every day gutanga byose ufite. Ubwo rero kugira team nka Sandrine ndetse na Rusine bituma igitondo kiba cyiza n'ikiganiro kiba cyiza. Amashyi menshi cyane kuba abantu batatu wabona mbabajije hano nta mutabamenya. Mukurikire Andi, iyi Meet Night ni segment twashyizemo kubera hano habarimo abajene, urubyiruko muri rusange. Waciye mu bintu byinshi, reka bivuze kugira ngo ugere aho ugeze hari ibintu wanyuzemo. Slogan ya Meet Night cyangwa Gens in general ni use what you have to get what you want. Hano harimo abantu bafite dreams bashaka kugeraho, ugendeye kuri experience yawe mu buhanzi bwawe. Hari umuntu hano ufite impano ashaka gukoresha kugira ngo imugeze mu buzima bwiza, cyangwa se abeho ubuzima yifuza ariko binyuze mu mpano ye.
ugendeye kuri experience ya ndi Bumuntu kuva atangira musique kuva atangira kariyeri arimo nihe nama wamugira? Ikintu kamikubwire mu nkuru. Hari aba type babiri bari inshuti zanjye. Ntabwo nza kubavuga amazina yabo kubera kubw'umutekano wanjye. Ariko wenda reka mbita amazina. Ka wenda umwe mwite Merci. Undi mwite Ndaruhutse. Wenda undi mwite reka mwite Muhinde n'urugero. Merci rero ari umuntu mugari. Ubona ufite amagara, ubona ufite ibigango. Muhinde akaba ari umuntu muto cyane ubona mugufi uri aho ngaho. Ibyo biri personnel. Ubwo rero umunsi umwe bicaye bari gusangira kamwe bagira barya ko bakunda abantu bari gusangira bakageraho bakiyemeranaho. Noneho Merci abwira Muhinde ati kandi wakagabo wewe nagukubita rwose urebye nabi nshobora no nakurangiza cyane. Muhinde ati nyambara ntiwanshobora. Abantu bari aho ngaho urabizi ukuntu abantu bakunda kogeza rero iyo abantu bagiye guterurana bati hey nuko Muhinde abwira Merci ati mu gitondo ndaguheraho mu gitondo tubyuke mu gitondo dukacirana. Barabyuka mu gitondo Muhinde arayitegura zo gutekereza ukuntu Merci afite ibigango aravuga ati ndamukubita he cyangwa se ndamugarika nte nuko mu gitondo cya kare byari nka 11:00. Ubwo Merci wagira ngo byari inkuru. Arabyuka mu gitondo acanye imodoka agifungura umuryango asanga Muhinde ahagaze imbere. Gahunda ni yayindi. Ati ntuncika tutarwanya. Merci aramubwira ati wowe rero bya bintu byari inkuru ariko ubwo byishoyemo ni wowe hababarira. Baragundaguranye. Koko nyine Muhinde baramubaza cyane ko nta magara yari ifitiye. Arangije arataha yihanagura. Aramubwira ati ariko ejo mu gitondo nzagaruka. Barataha Merci agira ngo ni black. Ejo mu gitondo 11:00 ku muryango Muhinde yivuye yisize pomade arongera aragaruka ati turarwana. Merci aramubwira ati urashaka ko noneho tubigenza gute ahantu urahapfira. Muhinde ati simpapfira. Barongeye baragundagurana. Merci aramunesha. Muhinde arahaguruka ajya kwivura. Amubwira ati ariko ejo nzagaruka 11:00 uzansanga. Ibyo bintu byabaye iminsi 4. Bukeye Merci aramubwira ati uzi n'ibindi ndarushye ndananiwe ndarushye ukuko nta nubwo ndagukubita ari kurandushya ukanyanduriza imyenda ngasubira kongera kwitegura untesha umutwe uranzengereza cyane. Muhinde aramubwira ati yewe niba wishaka n'ejo nagaruka. Ubwo rero ikintu cyose ukunda be like Muhinde. Ugomba you must always come back again and fight. Kuko nta muntu n'umwe ushaka guhangana n'umuntu utajya giving up. N'ikibazo rero nuko nguko. Ikibazo cyose uri guhura nacyo iyo utsinzwe ukagenda wenda bitewe n'ibibazo ushaka ushobora gushaka kuba uri gutsindira indi degree, ushobora gushaka kuba uri kubaka relationship yawe n'umuryango wawe, ushobora gushaka kuba uri gufungura kariyeri nshyashya, ushobora gushaka kuba uri kubaka umubiri, whatever dream you want. Nugera ku munsi wa mbere icyo kintu kiraza kugutsinda tubyanze bikunze, kiraza kugukubita hasi. Aho nugaruka ukagaruka nanone uraza kugaruka watsinzwe yego ariko wize uburyo kigukubita hasi system, wize unyererera he utsindirwa he. Iyo rero aho hantu wamenye ugenda wiga ubwenge slowly by slowly, ugenda wiga uko nawe watsinda. Hakabaho rero ikintu ngiye nizera cyane cyo kurema intsinzi, kugira ngo ugera aho ugera nuko utoza ubwonko bwawe ko nawe watsinda. Kurema intsinzi rero ni ikintu cyangombwa cyane, ikintu nizera. Iyo wamaze kuvuga uti hari ahantu ubwo natsinze, ubwo uriya muntu nari mfite ubwoba bwo kumwegera nkamwegera, ubwo iriya kariyeri nari mfite ubwoba bwo kuyitangira nkagerageza nkayitangira, ubwo iriya degree nagezeho nkayibona nabona indi. So none icyo gihe uravuga uti nabiriya narabikoze, n'ibi ngibi nagerageza.
so rero niyo advice, you must always come back again, aho watsindiwe ukongera ukahasubira, ukiga impamvu watsinze ukongera ukahasubira ukagerageza nanone, so always try. Amashimwe cyane kuri Andi Bumuntu atugiriye inama, tugiriye inama nziza mitanekereza ya segment mugira kuri Kiss FM. Wana hari inama numva nkumva abantu barababaye abantu ako hari nka feedback yari yabagarukira uravugira team Sandrine na Rusine, umuntu urababwira ko inama mwamugire yakoze, ahubwo bose barabivuga kuko akenshi baba babyumva, abantu baba babyumva n'abantu batwandikira yabase kuri WhatsApp cyangwa se application, ubwo ro baba hari rimwe na rimwe hari n'ikibazo ukenera kumenya kisumbuyeho ku kibazo babajije bakahita bagisubiza, ubwo ro baba hari kandi buri muntu wese afite akantu aba ari gucamo mu buzima bwe, you know, tushobora kuza hano twishima ariko buri wese hari ikintu aba yumva yaba better on, ubwo rero amakesi arahari menshi cyane. Ako hari abantu mujya mugira inama, bari abantu bagira abandi inama, hari ukuntu umuntu agira umuntu inama ukumva aravuze ngo apungo kibwire ngo ni ikigoryi, ntago mubivuga rwose ngo uwo muntu mumureke ariko njya mbyumva nyine ngo uwo muntu mumureke gugusego yajyaga si wowe wanditse ejo bundi ugisha inama yaho uza kwishirishaho umucongo. Oya nanone aha turi mu kiganiro kandi ni njyewe ukiyoboye mu yandi makuru kandi koko inama ni nziza cyane, impamvu tuba twafashe uyu mwanya tukabatumira muri bakuru bacu turabubaha kandi tuba tukwigiraho byinshi cyane. Tugeze mu mwanya w'ibibazo, ubaye ufite ikibazo ushaka kubaza Andi Bumuntu turakira ibibazo nka 2 tugana ku musozo. Hari umuntu ufite ikibazo ra? Hari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza? N'abafite ibisubizo. Hariya n'abafite ibisubizo nta kibazo. Hariya watanga mikro. Mwiriwe neza. Nitwa Munana. Witwa nduherereye he? Nitwa Munana. Munana ntago ari ikibazo afite icyifuzo. Urashaka kuvumbura the secret sound? Watubwira. Wabimenye ko nge ntago ari ikibazo. N'umuhanzi yaje hano nk'umuhanzi, tumuzi nk'umuhanzi mu radio presenter. Umuhanzi yewe nifuza akapera any of the songs. Like the moon in the sky, girl you light up my life. Nachindi nasabi manuretse kukugumanira iruhande rwanje, juhora wisekera girl ntukababare ma. Let me fix you tonight, let's love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen. Oh, ta-na-na-na-na-na. You ni wonganya, sing it. Ni nongu kunde, ni wowe nari negereje. Oh darling, without you I'm a dead man. We're meant to be together now and forever, baby. Bang bang, this love is on fire. Amashimwe cyane kuri Andi Bumuntu, turagushimiye cyane. Thank you for coming. This is Meet Me Tonight.